urakaza neza kuri Decent T&C wa muyirobagezaho amakuru agezwe ku mishinga minini y'ubwubatsi n'iterambere ry'imijyi n'ibikorwa remezo. Niba ariko bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda kuri subscribe ukande n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona izindi video zacu. Niba usanzwe kandi uri umwe mu badukurikirana, murakoze cyane ku nkunga mukomeje kuduha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe update z'imishinga itatu ikomeye cyane iri kubakwa mu Mujyi wa Kigali nk'uko bamwe mu bakunzi bacu bakomeje kubidusaba, dore ko ari imwe mu mishinga y'ibanze iri guhindura isura y'agace ka downtown ndetse ikomeje gushyira Kigali ku rwego rw'imijyi ikomeye muri Afurika. Uyu munsi turavuga kuri Kigali International Finance and Business Square, Umuyenzi City Center, Catch Up Mixed Use Center. Reka dutangire kuri Kigali International Finance and Business Square KIFBS mu mutima wa Kigali, hafi y'inzu y'umujyi wa Kigali ndetse na Grand Pension Plaza. Hari kubakwa umwe mu mishinga minini y'ubucuruzi igihugu cyagize. Uyu ni umushinga uzwi nka Kigali International Finance and Business Square cyangwa KIFBS, ufite agaciro kasaga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ni umushinga uri kubakwa na Equity Group Holdings hagamijwe gushyigikira icyerekezo cya Kigali cyo kuba icyicaro mpuzamahanga cy'imari n'ubucuruzi muri Afurika. Iyo urebye uyu mushinga usanga ugizwe n'imiturirwa ibiri ikomeye, aho umwe uzaba ufite amagorofa 26 azaba arimo ibiro bigezweho, ndetse hakaba ari undi uzaba ufite amagorofa 22, uyu nguyu ukazakorerwamo hoteli yo ku rwego mpuzamahanga. Iyi hoteli izafasha cyane urwego rw'ubukerarugendo, inama mpuzamahanga n'ubucuruzi bukorerwa muri Kigali. Mu minsi ishize nibwo uyu mushinga ugeze ku ntambwe ikomeye cyane, aho imirimo yo kubaka igice nyamukuru cy'inyubako kizwi nka shell and core cyangwa se structural frame cyarangiye. Ibivuze ko inyubako yamaze kugera ku burebure bwayo bwa nyuma. Kugeza ubu bikorwa biri kwibanda ku gushyira ibirahure byo hanze, systeme z'amashanyarazi, iz'amazi, iz'ubukonje n'ubushyuhe, hamwe n'ibikorwa byo kurangiza imbere mu nyubako hashyirwamo ibikuta n'ibindi bitandukanye bishyirwamo kugira ngo inzu ibashe kugira ubuzima. Dore ko umuyobozi wa Equity Holding Venture Capital Rwanda Limited, Evans Njuguna, yavuze ko nubwo bageze kuri iyi ntambwe ishimishije, urugendo rutararangira, dore ko yavuze ko intego yabo ari uko igice cy'ibiro cyazatangira gukoreshwa mu mpera z'uyu mwaka wa 2026, naho hoteli ikazafungurwa mu mpera za 2027. Ibi bikaba bigaragaza ko uyu mushinga ugenda utera imbere neza kandi uri gukurikiza gahunda wari warateganyije. Ikindi gitangaje ni uko uyu mushinga wa International Finance Business Square ni uburyo wubakiwe ku mahame yo kurengera ibidukikije, aho inyubako izaba ifite ibirahure byihariye bifasha kugabanya ubushyuhe bwinjira mbere. Hakazakoreshwa kandi amatara adakoresha umuriro mwinshi, ndetse azajya acungwa n'ikoranabuhanga mu buryo bwo kureba ikiguzi cyangwa se umuriro, ingano y'umuriro ukoreshwa mu bijyanye n'amatara. Hazashyirwaho imirasire y'izuba hejuru y'inzu bizafasha kugabanya ikoreshwa ry'amashanyarazi asanzwe agurwa, ndetse kandi amazi y'imvura azajya afatwa neza ndetse akanakoreshwa mu bintu bitandukanye. Hazashyirwaho uburyo bwo gutunganya amazi yakoreshejwe ku buryo azajya yongera agakoreshwa. Hazaba hari aho gucomekera imodoka zikoresha amashanyarazi. Kandi mu kubaka iyi nzu ibikoresho byinshi byakoreshejwe ndetse n'ibiri gukoreshwa mu kubaka byatoranijwe hagamijwe kugabanya neza ingaruka ku kwangiza ibidukikije. Kubera ibi byose biteganyijwe ko uyu mushinga uzahabwa icyemezo cya Red Gold, kimwe mu byemezo bikomeye ku rwego rw'isi mu kubaka inyubako zirengera ibidukikije. Igihe uyu mushinga uzaba urangiye, uzaba uri mu nyubako zigezweho kandi zifite ikoranabuhanga rihanitse kurusha izindi nyinshi muri aka karere, kuko uri kubakanwa tekinoloji zigezweho cyangwa se nka cutting edge muri domaine zose zijyanye n'ubwubatsi. Reka noneho tujye ku wundi mushinga ukomeje gukurura amaso y'abaturage ba Kigali. Uyu ni umushinga witwa Umuyenzi City Center, dore ko uyu mushinga uri kubakwa mu karere ka Nyarugenge rwagati mu mujyi, neza hafi y'ibiro by'umujyi wa Kigali, neza iruhande rw'ibiro by'umujyi wa Kigali, dore ko watangiye kubakwa mu mwaka wa 2022, ufite agaciro kasaga miliyoni 24 z'amadolari y'Amerika. Uyu mushinga ukazaba ugizwe n'amagorofa 15, ubwo habariwemo n'iziri munsi cyangwa se za basement zaba zirimo za parikingi. Uyu ni umushinga wateguwe hakurikijwe Kigali Master Plan, ndetse kandi unita cyane ku kubungabunga ibidukikije no kongera ubwiza bw'umujyi, kuko iyo urebye igishushanyo cy'uyu mushinga ubona ko utandukanye n'izindi nyubako zisanzwe, bitewe n'uko abawushushanyije bifashishije imiterere karemano
yaho uzuba bagamije gukora inyubako ihuza ubwubatsi bugezweho n'icyatsi kibisi cyangwa se ibiti n'ibimera. Igihe imirimo izaba irangiye hazagaragaramo ubusitani buri ku magorofa atandukanye kuko hazaba hari amaterasi y'icyatsi ku rwego rwo kongera ubwiza bw'inyubako ndetse no kugabanya ubushyuhe kuko hazaba hariho ibimera, ibyatsi, ibiti byongera umwuka mwiza ku buryo abantu bazaba bakoresha iyi nyubako bazaba bahumeka umwuka mwiza. Nubwo ari mu mujyi hazaba harimo utazabuza kuba hari umwuka karemano atari umwuka w'ibyuma cyangwa se bino bikoresho bisanzwe bikoreshwa mu kuzana amafuresheri cyangwa se umwuka mwiza mu nyubako, aho hazajya hifashishwa bya bimera n'ubundi biteye kuri ino nyubako. Ibi bizatuma iyi nyubako iba kimwe mu bimenyetso bishya bizarushaho gutaka skyline ya Kigali. Mu gihe twafataga aya mashusho twabonye ko imirimo minini yo kubaka iyi nyubako yamaze kurangira kuko kugeza ubu ibikorwa byinshi biri gukorwa ni ugushyiramo ibirahure byo hanze, gukora amashanyarazi mu nzu imbere, amazi ndetse no kurangiza imbere mu bice bitandukanye ko yaba ari ibijyanye n'amarange. Uko muri kubibona murabona amarange yari ateganyijwe n'ubundi murabona ko yagezeho, mbese isura ishusho y'inzu ukurikije uko ibishushanyo bimeze ubona ko isura yaba ari mu buryo bw'inzu, uburyo igaragara, amarange, ibiki byose urabona ko byose byanaje kugeraho. Hari ibisigaye bike byo gusozwa mbere y'uko itangira kwakira abayikoresha. Bigaragara ko uyu mushinga uri mu cyiciro cya nyuma cyo kubakwa. Mu gihe uzaba urangiye uzongera ubucuruzi, uzatanga akazi ndetse wongere n'ubwiza bw'aka gace ka downtown, aka gace ko mu mujyi rwagati ahangaha hazwi nko kuri plateau. Ni kimwe mu bigiye kuharimbisha. Undi mushinga ukomeje kuzamura isura ya Kigali ni Catch Up Mixed Use Center bitewe naho uherereye, dore ko uyu mushinga uri kubakwa ahateganye neza na roundabout cyangwa se rond-point nini yo mu mujyi, mu marembo neza y'umujyi wa Kigali, kimwe mu bice bikorerwamo ubucuruzi bwinshi mu mujyi wa Kigali. Uyu mushinga uzaba ugizwe n'inzu zo guturamo zigezweho, uzaba ufitemo ibiro harimo ibice by'ubucuruzi, uzaba ufitemo ibice byagenewe supermarket, hazaba kandi harimo parikingi nini zigezweho zizafasha abakoresha inyubako kubona baparika heza hisanzuye kandi hanini. Intego y'uyu mushinga ni ugushyira serivisi zitandukanye ahantu hamwe kugira ngo abaturage babone ibyo bakeneye byose batagombye kujya kure. Abawushushanyije, abateguye uyu mushinga bavuga ko bibanze cyane ku bwiza bw'inyubako, dore ko uburyo yashushanyijwe hatekerejwe ku muco nyarwanda ndetse kandi hanatekerezwa ku mutekano ndetse no kubungabunga ibidukikije. Uyu mushinga kandi uzaba ari kimwe mu bimenyetso bishya by'iterambere rya Kigali bitewe n'ahantu hubatse, bitewe n'uburyo wateguwe. Uzafasha guteza imbere ubucuruzi, kongera ishoramari no kuzamura imibereho y'abaturage. Nyuma y'igihe imirimo n'ibikorwa byawo byari byarahagaze, ubu ngubu imirimo yongeye gukomeza, yarasubukuwe. Iyo urebye ku mashusho y'ubu ubona ko hari intambwe nshya imaze guterwa ukurikije aho bari barasubikiye imirimo. Ubu ngubu abakozi bongeye gusubira mu mirimo, bongeye kuba benshi mu kazi kandi ibikorwa biri kugenda neza nk'uko muri kubibona. Ibi ni inkuru nziza ku bashoramari ndetse no ku baturage bategereje nyamatsiko kubona uyu mushinga urangiye, bakabasha kuwubyaza umusaruro, bakabasha kubona umujyi wa Kigali urimbishijwe, kuko iyo urebye igishushanyo cyawo ubona ko ari irindi tara, ari undi mutako uzaba uje mu mujyi wa Kigali kandi noneho habonetse ahandi hantu hisanzuye yo gukorera ibikorwa business mu buryo butandukanye. Iyo urebye imishinga yose uko ari itatu, bigaragara ko Kigali ikomeje gutera intambwe nini mu rwego rw'ubwubatsi no guteza imbere ubukungu. Kigali International Finance Business Square izafasha Kigali kuba igicumbi cy'imari n'ubucuruzi mu karere. Umuyenzi City Center izongerera umujyi ubwiza n'ubuzima bushya bitewe n'uburyo irimo yubakwa. Catch Up Mixed Use Center nayo izatanga serivisi nyinshi zigezweho ahantu hamwe. Iyi ni imwe mu mishinga yose izatanga imirimo ku banyarwanda batandukanye, ikurura ishoramari rishya kandi irushaho kuzamura isura nziza ya Kigali, umwe mu mijyi yihuta gutera imbere muri Afurika. Ese wowe ni uwuhe muri iyi mishinga wagushimishije kurusha iyindi? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment box. Niba wishimiye iyi video ntibagirwe kuyikandira like, kuyisangiza inshuti zawe no gukanda kuri subscribe nimba utari wabikora. Murakoze cyane kuba mwakomeje kureba iyi video. Turi Decent T&C, tuzongera kubonana mu yindi video igaruka ku mishinga minini mishyashya turi kubategurira. Bye bye, ciao ciao.